Naturutse igihugu se nari minisitiri uyoboye ministeri nkaba naturutse igihugu naturutse akazi ka leta. Naturukaga igihugu se nari meya w'akarere nkaba nataye akazi nashizwe n'inama njyanama y'abaturage inshinga kuyobora ku karere. Naturutse igihugu se ndo umushoramari uvuga ko nkuye imari nyikuye mu Rwanda ngiye kuyikorera handi. Naturutse igihugu se umuturage nkanjye se rubanda rugufi nkanjye ha. Ariko nawe warabyumvisha. Ibyo ngibyo nyine ni inkora busazi bagara ibijumba urumva iyo abantu babuze uko bakora bafata bajya mu mugozi bajya mu migozi y'ibijumba mu murima w'ibijumba bagafata isuka bakajya kubagara iyo migozi kandi dakeneye kubagarwa. Imyemerere yawe ni ihe ku ruhande rwa Mutabazi cyangwa se ku ruhande rw'idini n'itorero? Buriya Mutabazi ibyo yavuze ni bamurekere ibyo yavuze kandi avuga ko akibikomeje atazabisabira imbabazi atanabisabira imbabazi. Ahubwo uburyo yabivuzemo nibwo butari imvugo n'itari ifite itaboneye neza nkuko ngo ayigorore. Amaturo ni ngombwa, amaturo aratangwa, amaturo yubaka insengero, amaturo niyo atuma inyubako zubakwa, abashumba babaho neza, abaturo kuko umushumba afite nuvuga ngo niba muvunye wowe ufite akazi ejo YouTube ikazaguhemba ugomba gutanga icyacumi ku rusengero kuko umushumba we ashinzwe intama, umutambyi utamba ahera nuvuga ngo agomba kuba ahera ntagomba kuhava. Rero niba umukeneye urazenda mushumba narindi ku rusengero n'usengere aragusengera nundi aza musengera umucuruza musengera umuhinza musengere umworozi amusengere. So umuntu nk'uwo rero umusore umukobwa umugabo umudamu musaza umukecuru bose bakeneye umwungeri. Rero urumva ituro ni ngombwa. Hariya Apostle ntabwo aruta pasiteri. Oya. Apostle ntaruta pasiteri. Apostle bisobanura intumwa. Kandi ubutumwa buruta intumwa. Yego. Niba rero ubutumwa buruta intumwa. Pasiteri Utayisire n'ubutumwa afite uwamutumye. Mutabazi n'ubutumwa afite yitwa intumwa kuko hari umutuma. Igihe rero wamutumye igihe rero izina yitwa ry'intumwa. Igihe wa wundi umutuma atakimutuma akaba yabasha gutuma Rutayisire nuvuga ngo pastoro intumwa ishobora kwicara hariya mu ntebe imbere pastor akicara ku ruhimbi kubera ko intumwa pastor afite abashumbye afite abamwita mushumba ariko intumwa yo n'ukugenda biraho. Yes, reka nongeye ngwikaze ukurikiye Muvunyi TV show nkisubiza aherereye hose uri mu majyepfo mu majyaruguru Burasirazuba Burengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali mbanzi neza ko unkurikiye 5 kuri 5 abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora nabo tubasuje kandi twizera ko bameze neza uri Burundi Uganda Tanzania Kenya Congo aherereye hose mu Kinyarwanda turagusuje kandi twizera ko umeze neza. Niba utarameze neza wihangana Imana ifite pièce ejo zaba wabaye neza cyane rwose. Imana ifite pièce ntabwo nyivuga ngo Claude. Murakoze cyane Muvunyi Imana igumisha. Imana ifite pièce. Imana ifite pièce. Rero iyo nkubitanye n'Imana ifite pièce ngewe abantu bose mbafite amazina nagiye mbita nyuma yo gukubitana nawe nkiri ahandi hantu mu rugendo rwayo rutandukanye kenshi cyane turimo twivugira ibya Sumba wanga tukaza kubirenga tugatangira kuvuga iby'amavuta n'umwuka wera ndetse n'imigisho Uwiteka yagiye adukorera. Reka Claude abanza dushyira imbere y'Uwiteka ubundi twinjiye mu kiganiro nyirizina. Uwiteka Mana yacu Mana ya Abraham na Isaka na Yakobo turagushimye kubw'ineza n'uburinzi bwawe. Mana natwe muri byose utuyobore muri iki kiganiro ntabari twe izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushimiye kubw'ibyo wakoze n'ibyo uzakora byose namashimwe mu izina ryawe ryera. Amen. Ikiganiro umunsi kirarangira ko numva Claude nta mavuta afite ko mbona agategeko numva ari gakiyakora bimeze bite. Muri mumenyereye utanya ngo uti Muvunyi n'iki byose tukazamukira hejuru cyane. Ça dépend na sauce. Ça dépend de la sauce. Koro ikintu cyane ndibanze guheraho kubera iki abantu benshi iyo barimo gusenga bavuga cyane Imana yumva urusaku rw'abantu cyangwa se niba yibwiraga uri rabyumva. Amasengesho aratandukanye. Hari isengesho udashobora no kubumbura umunwa cy'intimba cy'agahinda ry'umubabaro. Uzariba ryamanya umubabaro. Iryo sengesho Imana iryumva vuba cyane. Hari umuntu usengera mu mutima mu bitekerezo burega nubona abantu bakora ibintu byose uzamenye buriya ni ibitekerezo. Ibitekerezo rero ku mutima utera ubwonko buturuna isengesho ry'umubabaro Imana iryumva vuba cyane iraryumva cyane. Rero
Bibiliya iravuga ngo yaravuze ngo muyivugirize impundu n'isambuka amakondera muvuze impundu. Rero urumva gusenga hari ugusenga wirukana imyuka mibi, wirukana abazimu, shitani ntumukubitira mu mwuka, mumukubitira mu mutima, mumukubitira pa in the name of Jesus, name your spirit, mu izina rya Yesu Kristo ninakemea pepo na mauti kwa jina la Yesu Kristo. Yes, rero urumva shitani imyuka mibi ahiri yose, iryo sengesho riba ririmo rirakubura ryegezayo. Koro ibyo bintu uvuze gutyo bituma ntangira kugenda nkemanga ibintu bimwe na bimwe. Ngenda numva mu nsengero bagatangira gusenga, abantu bagatangira bagasenga ngo bafashwe n'umwuka, bagatangira kugenda bavuga ibintu bitandukanye. Ko numvishe nawe warutangiye kwivuga utari wafatwa n'umwuka, aho bya bintu ntabwo byaba ari guteka mutwe, kandi umwuka watangiye nawe twawutangiye kare nyitangira gusenga byahise binzamo. Buriya ibi waruvuze ntabwo wabisubiramo. Oya niko bigenda rero. Ni Claude twamwakiriye aha ngaha, ni kuri Muvunyi TV show. Abantu bose badukurikiye bari bamaze iminsi bamwe namwe bambwe batari ko se ko Claude ukiri no kuri 3D ukiri ku rugendo. Claude ko mwabonanye kenshi gute Muvunyi TV show yatangira Claude ntahitaza? Turakwakiriye uyu munsi kandi banza ugira ikintu mbwira abantu bose bakurikiye Muvunyi. Mbere na mbere ndashima Imana yo yabanye natwe, yaturize mu minsi yo kubaho, yaturinze mu mwaka wa 2021 tukaba tugeze muri 2022. Nifurize buri muntu wese ukurikirana Muvunyi TV show umwaka mushya muhire, kandi Uwiteka abamurikishirize mu maso he heza. Ni by'igiciro rero. Umunezero wundi mfite nuko urimo urakora ibyawe wakoraga ugakora abandi nibyo wahembwaga byiza, ariko buriya noneho iyo uri mu murima wawe uhinga muwe ntasigana. Iryo jambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaravuze ngo, umukuru w'igihugu yaravuze ngo uhinga muwe ntasigana. Rero iyo uri mu byawe umenya igihe wiri amasaha mezate, ndakora iki, ndaruhuka uyu munsi ndakora akazi mpaka ejo nzaruhuka, ukiha igihe ariko ukamenya ngo ejo ndimo ndabibya imbuto mu murima wanjye, ejo zizera. Nubwo uyu munsi ndimo ndabibya imbuto nzishyira mu gitaka, ariko ejo zizera. Rero urumva ibi ni by'igiciro, ndabishimye cyane kuruta no mbere uri ku rugendo cyangwa uri kuri stage. Murakoze cyane Claude. Claude, ari amakuru amaze iminsi arimo gucaracara ku mbuga zitandukanye, nubwo nabyumvishe hamwe hari aho wabinyomoje ukavuga uti giye ntabwo meze gutya nabwo, ariko ndavuga nti by'umwihariko Claude ni inshuti yanjye, ntabwo ndibuze kuza kwimubaza kuri telefone. Yaba yaragiriwe imbabazi zo kugaruka mu gihugu, yaba se koko ibyamuvuzweho byarabeshywaga. Nigeze kubona inkuru ahantu hamwe arimo kuvuga ngo Claude yatorotse igihugu. Sinzi niba nawe izo nkuru warazumvishe cyangwa se warazibonye. Ngira amatsiko navuga ariko rero ko Claude ahari ntabwo ndibimubaze kuri telefone. Reka murekaze namara kuhagera nzabimwibariza. Ese Claude wageze usanga muhanga arahanda urongera uragaruka. Abanyamakuru namwe rwose muri umuti wamenye ubuse mubwiye ngo singusubiza, mubwiye ngo ndagusubiza. Unsubize umbwira ukuri kuko turi kumwe nge nawe. Natorotse igihugu se, nari minisitiri uyoboye ministeri, nkaba natorotse igihugu, natorotse akazi ka leta. Natorokaga igihugu se, nari meya w'akarere, nkaba nataye akazi, nashizwe n'inama njyanama y'abaturage inshinga kuyobora ku karere. Naturutse igihugu se, ndi umushoramari uvuga ko nkuye imari nyikuye mu Rwanda ngiye kuyikorera ahandi. Natorotse igihugu se, umuturage nkanjye se, rubanda rugufi nkanjye ha. Ariko nawe warabyumvishe. Ibyo ngibyo nyine ni inkorabusa zibagara ibijumba. Urumva iyo abantu babuze uko bakora, bafata bajya mu mugozi, bajya mu migozi y'ibijumba, mu murima w'ibijumba bagafata isuka bakajya kubagara iyo migozi, kandi idakeneye kubagarwa. Rero ubwo hari igihe abantu baba baribwaribwa mu ndimi zabo bakabura ibyo bavuga. Rero buri iyo umwana yiga kuvuga arabanza agahoha. Ukaba utekereza ko byaterwaga n'iki? Amashyari yo mu mitima y'abantu, cyangwa se niba barabivuze imitima yabo nihugukira iby'ijuru, imenye ibyo igomba gukora, bamenye ibyo bavuga n'ibyo batagomba kuvuga. Rero u Rwanda rufite imbibe zigeze kuri zinga sambukiranye. U Rwanda rugabana n'u Burundi, rugabana na Kongo, rugabana na Tanzania, urumva Ubugande, tuvuge nda u Burundi n'Ubugande imipaka irakinze, ariko u Rwanda na ni Kongo na Tanzania imipaka irakinguye. Claude rero yemereye hakora business ivuga butumwa, umukozi w'Imana, nemereye kugenda amahanga kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, nemereye kugenda. Ntawe mba mu nzu yiwe ngavuga ngo Claude yanyambuye, Claude yagize gute. Anyway, niyo naba nkodesha
ntabwo wavuga amagambo nkayo. ko nta nduru ivugira ubusa se byaba byaraturutse kuki? Iyo yavugiye ubusa byapfuye kuvuga gusa nta rugendo rwabayeho ntaki. Urumva umuntu niba avuze ati Claude urumva bakubonye ufite passport, bamwe na bamwe nabo bahereyemo mu makomantere bavuga bati muramubeshya Claude ntabwo yatorotse, nta muntu utorotse ugenda na passport, nta muntu watorotse uca kuri aeroport. Ariko ubundi urwo rugendo rwari ruhari koko cyangwa se wari bwumve imbwa ku gipangu yumvise umuserebanya ukakaza mu ntuzi gahita ivuga ngo rero umuyaga izo ni imbeho nazitaka ari imbeho, abavuze ibyo ni imbeho. Urwo rugendo rwari ruhari se, niba rwari ruhari rwari rugamije iki niba ntarwo nabwo tukava mu rujijo? Urugendo nanigire mu ivuga butumwa ryiza ry'ubwami bw'Imana. Jewe ndi pastor, ndo umukozi w'Imana, kandi mu by'ukuri twahamagariwe gukorera Imana mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Yesu yaravuze ngo nuko mugenda amahanga yose mwigisha baremwe bose ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, abemera mu babatiza mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera, dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Rero umwungeri wanjye Yesu niwe wabanye nanjye. Zaburi ya 23, Uwiteka niwe mwungeri wanjye, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye, asize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. No kuyikugirirwa neza n'imbabazi bizanyuma iminsi yose igiriho, nanjye zaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Igitabo cya Yosuwa ibice 24:15, Yosuwa aravuga ngo mbese ni byiza ko dukorera izindi mana, mukorera izindi mana. Arangije avuga ngo ariko jyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka, jyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Rero nandi mwivuga butumwa kwagura ubwami bw'Imana, nta bindi. U Rwanda ni rwiza, u Rwanda ruragendwa, ahubwo bene abo ngabo naba bashaka ubundi bugambo bw'ubujanjajanja ku gihugu gusa budashiga butabyina. Ndimo kugenda mbihuza n'amagambo yari yagiye asakara ejo bundi cyangwa se agenda acaracara biturutse kuri Apostle Mutabazi. Bituma tugenda twumva yaba mu bakristo ndetse no mu madini n'amatorero bagenda havugwamo utuntu n'utundi. Ari nabo benshi, niba wari umupasiteri, niba ari pasiteri Claude yaragiye agiye kwivugira ubutumwa bwiza, akongera agaruka amagambo nawe arimo gushaka kugenda amusebya cyangwa se arimo kugenda avuguruza ubwo butumwa bwiza yaragiye gutanga. Ibi bintu biraza kuza kugana birimo biraturuka hebyo mu madini n'amatorero, umva ari mutuntu n'utundi. Uhereye kuri Adamu ukageza kuri Yesu, ukageza mu gihe cy'intumwa taba Paulo babwiriza ubutumwa bwiza. Abanyamagambo bahozeho, amateranya bahozeho, bagateranya bahozeho, inzimuzi zahozeho, ababuze imbura mikoro zahozeho, n'abafite imikoro bahozeho, abeza n'ababi bahoraho. Rero nta gihugu kigira abeza gusa, nta n'igihugu kigira ababi gusa, abantu bose ni mucanganyiko n'imvange. N'imvange. Ngira ngo nari nagiriye umugisha wo gukora ikiganiro ndi kumwe na Apostle Mutabazi, nawe uza kuza kwinjira mu kiganiro, abantu barimo kukira baraza kuza kubyibuka neza. Numva ngize amatsiko ndavuye ndeka Claude uyu munsi ututwara tunyuzemo twabanza kwivugira kuko nyina twaherukanaga. Ariko ingingo nyamukuru nyirizina hari amagambo yavuzwe kuri Mutabazi, ikintu cyerekeranye n'icya 10 n'amaturo, ikintu cyerekeranye no gutanga isadaka n'iki byose. Numva ntago birimo kuvuga wa rumwe. Ndavuga ni reka nze kuza kwegera Claude, nawe no umusesenguzi mu byerekeranye n'ivuga butumwa, nibura ze kubasha kunyuriramo muri make ambwire byose mbona imvana. Ubwo gusesengura turasesengura ibijyanye n'iki? Cyerekeranye ku kintu cy'isadaka cyangwa se ku kintu cyerekeranye n'icya 10 n'amaturo, ndetse nuko abandi bakristo babivuze barimo kuvuga kuri Apostle Mutabazi. Imyemerere yawe ni iyihe ku ruhande rwa Mutabazi cyangwa se ku ruhande rw'idini n'itorero? Buriya Mutabazi ibyo yavuze nibamurekere ibyo yavuze, kandi avuga ko akibikomeje atazabisabira imbabazi, atanabisabira imbabazi. Ahubwo uburyo yabivuzemo nibwo butari imvugo n'itari ifite itaboneye neza nk'uko ngo ayigorore. Amaturo ni ngombwa, amaturo aratangwa, amaturo yubaka insengero, amaturo niyo atuma inyubako zubakwa, amaturo niyo atuma insengero zubaka amashuri, zikubaka amavuriro, amaturo niyo atuma ubutumwa bwe abashumba babaho neza, abaturo. Kuko umushumba afite nuvuga ngo niba muvunye wowe ufite akazi, ejo YouTube ikazaguhemba, ugomba gutanga icya 10 ku rusengero, kuko umushumba we ashinzwe intama, umutambyi utamba ahera. Nuvuga ngo agomba kuba ari ahera,
ntagomba kuhava. Rero niba umukeneye urazigenda mushumba narindi ku rusengero n'usengere aragusengera, nundi aza musengera, umucuruza musengere, umuhinza musengere, umworozi amusengere. So umuntu nk'uwo rero, umusore, umukobwa, umugabo, umudamu, musaza, umukecuru, bose bakeneye umwungeri. Rero urumva ituro ni ngombwa. Ituro ni ngombwa. Sinibaza niba abantu batinda ku ituro cyane. Mutabazi yarabivuze, ituro uburyo yarivuzemo yanyuranyije imbonera mvugo yuko yagomba kubisobanura, ariko iyo bisobanura neza ku murongo akantu ku kandi ntacyo byari bitwaye. Kuko hari na benshi batavuze rumwe ku mvugo yakoresha avuga ngo bajye kumenyera amavuta ya bene wabo. Urabona ko nanyuze mu kiganiro cyawe, Mutabazi urimo uramukoresha nyuma ya kamera, uribuka ko twari twaganiriye, ndetse jewe nkora n'ikigeragezo cyo kugira ngo muhituro ndebe niba ari buryange, mbona naryakiri warabibonye kabisa. Rero ibyo bivuze iki? Ese ubundi buriya wowe ntago ari umutego wari ushatse kumutega kugerageza mwene cyo si ikibazo wagwa ko rutanze ituro ry'iki? Yarasobanuye, hari ikinyamakuru kimwe yararimo arigishaho atangaho ikiganiro, avuga ijambo rifata ku mutima wanjye. Gutura rero buriya ni ijambo rifata umutima, kwigisha abantu bagafashwa. Buriya abantu bafashwe rero nibwo batangira bakarekura. Umuntu ashobora no gutura kuguturira utanamusabye ituro. Rero nta mugerageza se mu biki, nta kigeragezo na kimwe gihari. Nta nka yaciye amabere, kandi ikindi bira ntacyo bigize, kuko icyambere ko bimwe mu bintu wamubajije bwa mbere ukimara kumwegera iruhande, washatse no kwimubwira cyane, umubwira ngo najye gusaba imbabazi na Pastor Rutayisire. Yego. Mu magambo yo yarivugira ati ariko ubundi gitifu w'umurenge na meya w'akarere, abo bantu koko nta huriro ririmo, umwe ni pasiteri ngewe nda aposo. Atangiye kutwereka ko we ari hasi, baravuga ati afite mu bangirikani biwe uko bakora, nanjye mfite uko nkora, ariko menye ko ndi pasiteri ngewe nda aposo. Ngira nakubabaza cyane, ntangiye kumubwira ngo ujye kumusaba imbabazi. Ntangiye kukubwira ngo uva mu kiganiro ugende. Hariya aposo ntabwo ruta pasiteri. Aposo ntaruta pasiteri. Aposo bisobanura intumwa, kandi ubutumwa buruta intumwa. Niba rero ubutumwa buruta intumwa, Pastor Rutayisire n'ubutumwa afite uwamutumye. Mutabazi n'ubutumwa afite, yitwa intumwa kuko hari umutuma. Igihe rero wamutumye, igihe rero izina yitwa ry'intumwa, igihe wa wundi umutuma atakimutuma, akaba yabasha gutuma Rutayisire, nuvuga ngo pasitoro intumwa ishobora kwicara hariya mu ntebe imbere, pasiteri akicara ku ruhimbi. Kubera ko intumwa, pasiteri afite abashumbye, afite abamwita mushumba, ariko intumwa yo ni ukugenda ibintu biraho. Rero urumva Mutabazi ntabwo Rutayisire. Ku bwawe ntabwo wemera ko Mutabazi Rutayisire? Oya, ntibikunda. Reka tujye gufata Mutabazi Rutayisire. Uzakoreshe ushake, reka nguhe urugero, uzagenda uganira na Apotre Yongwe. Yongwe yabanje kuba mwarimu mu itorero rya ADEPR. Imana imukoresha pe, ari umunyamasengesho pe, ari umukozi w'Imana n'ubundi niwe, ariko asohoka muri ADEPR afungura itorero ryitwa Holy Church, ababaye umushumba. Hejuru y'ibyo gato mu minsi mike ababaye revera. Nuvuga ngo hari abandi bapasitoro ngo bari munsi yiwe, abakuru b'amatorero bitwa abapasitoro, we ari revera. Nyuma yaho ababaye bishop. Nyuma y'ubwa bishop yaje kwimika ku bwa aposo, kuzenguruka amahanga yose, ajya gutangiza amatorero i Burundi, ajya gutangiza i Bugande, n'ahandi za Zambia hose ajyayo. Urumva rero yari yabaye intumwa. Intumwa nuvuga ngo bishop ni mu gihugu, bishop ni mu gihugu, bishop archbishop ni mu gihugu, ariko apotre ni hanze, ni amahanga yose. Rero urumva Mutabazi, niba gitifu arakomeye, afite umurenge, ariko uza abaturage b'umurenge bose bazi imbere ya gitifu. Ari n'icyo usanga n'uwo meya abarizwa muri uwo murenge. Na meya babarizwa muri uwo murenge. Noneho rero kandi yajya kuba meya aturuka mu murenge. Yego. Wabyumvise neza? Yiyamamaza mu inama njyanama, aba yaturutse mu murenge kwa gitifu. Rero ushobora no gusanga na gitifu ari umutangaho rekomandasiyo. Rero na Apotre kugira ngo asengerwe ku bwa aposo, yimikwe ku bwa aposo, rekomandasiyo y'ituruka mu itorero. Ituruka mu itorero mu bashumba, mushumba w'itora akavuga ati ariko ndabona
ndabona Muvunyi ashobora kuba afite amavuta y'intumwa yo kubwiriza ibiterane, yo kubwiriza ubutumwa bwo hanze, ibintu nk'ibyo. Rero urumva aposo ntabwo aruta pastor. Oya. Bivuze ngo noneho ibyo yavuze twebwe tubaza kwifata yuko nubwo harimo kuri ariko yabivuze mu mvugo itari. Mu mvugo itari cyo. Mbese nk'urugero urabona apotre Paul Gitwaza. Uyu munsi afite amashami ya Zion Temple mu Rwanda. Afite Zion Temple amashami mu Burundi. Afite Zion Temple muri Kenya. Afite mu Bubiligi, muri Amerika n'ahandi. Nuvuga ngo ni apostle we yagiye afungura amashami, ariko muri mu gihugu haba harimo bishop rero ni wa wundi ukurikirana abapastoro. Hari abapasteri bajya kwa bishop, batanga raporo kwa bishop rero ni nkuko Mutabazi ashobora kuvuga ngo genda ndi hejuru ya bishop, ntibikunda, ntabwo bikunda. Pasteri ni umuntu wubashywe, urumva. Ariko n'ubundi ngo icyateje imvururu cyane ntago ari imvugo yakoresha cyangwa iki, ahubwo byari byarashatse gusobanura, abwira abantu ngo bajye kugurisha amaparcel ngo bazane direct ako kanya, abwira ati ni gute wowe nge nagenda wenda muri 10 kandi mwebwe musengera mu rusengero iwanjye mufite ama Range Rover, mufite amabenzi. Ati ntago bishoboka, niba ngewe hari abantu 50 ba mbere babakire mu rusengero ngomba kuba ndi muri abo ngabo kuko ni ngewe ubashumbye. Iyo myemere nawe urayemera? Oya, kuba yabashumbye abantu 50 babakire baparika amabenzi, baparika VWT, ntabwo bimubwira yuko bababwira ngo ndimugende mugurisha ibibanza munzane amafaranga. Oya, ahubwo ni igikorwa kigiye gukorwa ku rusengero. Ese urusengero rurashaka kubaka, basengeraga mu rusengero ruto, inyubako ni ntoya, barashaka kwagura inyubako. Ariko nta nubwo yavugira ku by'urusengero, yavuga ku giti kiwe, arimo kuvuga ati nkanjye ni gute nsengera abantu, abasengera dusengana mu rusengero, mwebwe tuza ku rusengero nkaza neze moto, mwebwe mukaza mugenda mu Range Rover n'amabenzi. Buriya rero ntabwo byanabaho, ntabwo byabaho. Uramutse ufite abantu nka 50 mu rusengero baparika za VWT za Range Rover amabenzi, ntabwo byabaho. Ntibakemera ko pasiteri wabagenza amaguru, ntibikunda. Bo ubwabo icyo gitekerezo banakikorera, bakaba batubushumba bacu nabo bagomba kuyagenza amaguru, kandi nkurahije ukuri, ibi mbikubwije ukuri. Igihe batari babikora we noneho we yarimo kwibabwira ati mwebwe ibyo mukora, ati noneho ngiye kujya mu nabyemere, nge ntabwo nshobora niba imbere yanjye ndi ku ruhimbi, imbere yanjye hicaye intebe 15 zose zaparitse benzi hanze, zaparitse Range Rover, ngewe ugasanga mfite ka 10 hari hanze. Wenda ubwo nuko twari tuvuze moto, ushobora gusanga moto byo wenda bigayitse, nakameme nabo urumva namwe mwana byibazaho. Ahubwo baba bati gute mwebwe mugenda mu Range Rover, mugenda mu benzi, mugenda mu cross country, ugasanga ngenda muri 10. Ati ntibikunda. Rero buriya Muvunyi hari ibiganiro byinshi maze gukora, we ngiye ngo numve icyo avuga. Urabona nk'ubu nabona nge nawe twaraganiriye, aransobanura akantu ku kandi. Jewe numva kugurisha ikibanza ugifite kubw'umurimo w'Imana ntabwo ari icyaha. Icyaha gihari no kurazimishwa, no gutegekwa gurisha kiriya, nzane amafaranga avanda yashaka akajya mu mufuka wa pastor. Icyo nicyo cyaha. Ariko mu gihe ari ukugurisha ikibanza ugifite, ukuva ku mutima wawe guhata kugitanga kugira ngo ukorere Imana, ubwami bw'Imana bwaguke, urusengero rwubakwe, muvuga urusengero niba mukeneye indi nyubako nini y'urusengero, niba hari ibindi bikorwa bikenewe ku rusengero, ukavuga uti nanjye kugira ngo Imana nanjye ndashaka kwandikisha mu bwami bw'Imana, kuko imirimo iravuga, imirimo imbere y'Imana iravuga. Buruza abona abantu benshi bafasha abakene, bafasha batishoboye, bambika batishoboye, bagira gute, abandi bambika abapasitoro babo babaha rwose support, bishyura abana b'abapasitoro amashuri. Ibyo byose ni imirimo myiza. Rero imirimo myiza iravuga. Bibiliya iravuga na Yesu, iyo dusomye muri Luka, Bibiliya iravuga ngo abagore bafashaga Yesu mu bikorwa by'amafaranga, bakamufasha, bakamuba hafi, bakazana amafaranga yabo bakayazana. Iyo dusomye muri Matayo igice cya 2 tubona uburyo inyenyeri Yesu bwavukiraga i Betelehemu mu muvure, inyenyeri yaturutse iburasirazuba iraza. Abanyabwenge biravuga ngo abanyabwenge barabimenya, bajya kuramya Yesu, bagiye bitwaje amaturo, ntabwo bagiye imbokoboko gusa, bajyanye amafaranga. Urabyumva neza Muvunyi? Bajyanye amafaranga, ntabwo bajyanye imbokoboko gusa. Amaturo aremewe, ahubwo nutavuga ituro yaba atari umukozi w'Imana. Ariko kuri saba nabi nicyo kibazo. Agahato ni kemewe. Mukabona ngo umuntu utunze miliyari ngazanye ituro ry'ibihumbi 100. Uwo nguwo ahubwo yakakira umuvumo w'urupfu. Ntabwo ushobora gusengera umuntu uzanye 100,000 afite miliyari, umuziga yifite miliyari. Oya,
wamusengera umva nkubwire iryo sengesho ntabwo ryarenga igiti banza wumve uwo nguwo ubundi hari abantu bazapfa bameze nka Aburahamu mu by'ubutunzi hari n'abazapfa bameze nka Lazaro wabyumvise neza Aburahamu niwe mutunzi wa mbere Aburahamu niwe muntu wa mbere wo gutanga wisobanukiye gutanga icyo bivuze no gufasha icyo bivuze Aburahamu yikoze mu nda atanga umwana we Isaka aravuga ati kama mbaya nta kundi byagenda iryo baryita ituro riganiriza umutima ukaba wafata igorofa nk'iyo ukavuga uti mushumba wacu dufite amazu mfite igorofa mfite Nyarutarama nyifiteyo Kagarama nyifiteyo mfite n'indi Imana yampaye umugisha iyi gorofa nyihaye umushumba birahari twe turabizi aho abakiristo bafata ko nta kibagahiriza abashumba mu rusengero twe turabizi birakorwa kandi umushumba atabitekerezaga ko biri bubeho ibyo rero ni ibintu tuzi neza ko yatubwiye ngo yagiye ari umukomisiyoneri agiye kuranga imodoka agezeyo umuntu amubonye ko ari Yongwe yumvije ko ari wahita ayindo ya modoka yaragiye kurishamuhereza ko najya buriya hari ikimana iba yavuganye nawe rero Mutabazi ntabwo yaciye inka amabere ahubwo akantu yakosheje n'uburyo yagoretse uburyo yagombaga gusobanura ituro riremewe ahubwo se udatura yaba ari mu ntoki umuntu udatura leta turayiturira reka maze nkubwire Rwanda Revenue iraturirwa 18% abakozi ba leta 3% n'ibiki byose muri rama turatura mu midugudu turatura amafaranga y'umutekano turatura kugira ngo twiturire heza urabyumva neza kujya nayo maturo mu rusengero agira umumaro ku bakristo agarukira abakristo akabagirira neza nta hanituro ritari ntaho ritavugwa ntaho utazarisanga nujya muri Gatolika uzasanga bavuga amaturo nujya muri ADPR n'amaturo mu badive n'amaturo no mu basilamu buri amaturo abayo ahantu hose ituro rirahaba ahubwo ikibazo kurisobanura nicyo kibazo kutarisobanura nicyo kibazo ariko ituro riremewe ahubwo umuntu wese ureba kuri Muvunyi sadaka ni lazima tuma sadaka kwa namba ritatuma hapo ohereza ituro kuri nimero ureba aho ngaho kurekara 0782511597 nkubwira ukuntu ituro rivuga ituro riganiriza umutima Aburahamu yatanze ituro riganiriza umutima ahubwo nihagira umuntu wohereza na kamera kuri Muvunyi TV show ibyo ni ituro nawe uzajya uvuga uti ijambo ry'Imana ritambuka kuri Muvunyi TV show Mana uzajya undeba abantu barimo barareba iyi kamera Mana abantu bicaye bavuga ubwami bwa bavuga ijambo rye babwiriza ubutumwa bwiza hari abantu bashobora kuzakizwa kubera iyi kamera Muvunyi TV show bazahabwa umugisha ibyo ni ituro riganiriza umutima umuntu akavuga ati jewe Muvunyi ntabwo ukiri ku Rugendo TV ntabwo ukiri kuri 3D watangiye channel yawe ukavuga Muvunyi ati nta kamera mfite n'indi mo ndavugiraho niyo yatiye urabyumva neza noneho je ntangire nturishe noneho urabyumva reka ntangire nturishe Bibiliya ivuga neza mu Migani 18:16 haravuga ngo amaturo y'umuntu amucira inzira akamuhuza n'abakomeye uzarebe ufite ubutunzi invitation ya mbere niwo wigeraho ufite imodoka nziza ufite inzu nziza utahamo igipangu cyiza utahamo wambara neza uraberwa invitation ya mbere niwe muntu wa mbere bazaha invitation ya mbere ariko uziko invitation uziko ushobora kwicarana n'abakomeye muri Serena muri Marriott muri Convention aho abajenali bicara abaminisitiri bicaye nawe ukicarana nabo kubera ko ufite uko ugize rero iyo umuntu wese iteka afite munyarwanda byayo yaciye umugani avuga ngo ufite baraza wabura bakagenda rero niba ushaka ko umushumba waho neza umushumba kwe kwambara neza umushumba kwe kubagenda neza aryama neza arya neza nkuko nawe urya neza wabyumvise neza Muvunyi noneho je wumve nunge muri ya Mutabazi ahubwo Mutabazi ntiyasobanuye ijambo yaravuze ariko ntihajya mu ijambo rero riravuga ngo nuko mutange kandi mutange munezerewe uvomerera abandi azavomererwa nuvuga ngo nuvomerera mugenzi wawe nawe uzavomererwa Bibiliya ivuga neza ngo icyo umuntu abira nicyo asarura nubiba ibishyimbo uzasarura ibishyimbo nubiba amasaka n'amasaka nubiba ingano n'ingano nuhemukira mugenzi wawe nawe uzahemukirwa n'abandi icyo umuntu abira aragisarura ituro ni ngombwa amagambo ashize ivuga nge numiwe Bibiliya umva kubwire Samuel wa mbere bici 9 Bibiliya ivuga neza umugabo witwa Kishi se wa Sawuli yabuze ingamiya arangije maze kuzibura Sawuli amubwira ngo data jewe n'umugaragu tujye kuzishaka baragenda bazenguruka mu bihugu ngo za Sufi n'ahandi bageze mu mudugudu umwe bahura n'umugabo aramaza ngo ntangamiya mwatuboneye nta ndogo mwatuboneye aravuga ati ntazura bunyi icyakora
muri uyu mudugudu mugezemo harimo umuntu w'Imana kandi ni umuntu wubashywe ibyo avuga byose birasohora. Ese uravuga tubwo umuntu se turagerayo dute? Turajya ku muntu w'Imana, turajya kwa bamenya ntacyo tumushyiriye. Bibiliya iravuga ngo kera witwaga bamenya, kuri uyu munsi ni umuhanuzi yitwa umuhanuzi. Rero ntawe ujya kwa bamenya imbokoboko, ntawe ujya kwa bamenya n'amagambo, ntawe ujyana amatama amasanasa abiri nka igisigati. Kugusengera ugomba gusengerwa, ariko isengesho ritarimo umwuka wera wapi? Isengesho ritarimo umunezero ntirikora. Umushumbi yanezerewe ari ku isengesho ry'umunezero, ariko yasengana agahinda n'umubabaro n'inzara n'ukwambara ubusa n'ubukode bw'inzu bwamurembeje, yabuze uko bigenza, abana ku ishuri babuze uko bajya ku ishuri. Nuvuga ngo unyarwanda cumuga navuga ngo umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo. Umutima usobetse amaganya ntushobora gusobanura amagambo. Rero niba umushumba atanezerewe na rya sengesho ntiri butambuke neza. Arasenga isengesho ryo guca hejuru ya nyiraruresho ryo ko mu ruguma aruca hejuru yigenda. Ariko niba umutima unezerewe ari bunezerwe, arasenga isengesho ry'umunezero. Ropo saka ya mashekete kora mama shindala bogo seke ya baba raso tekira, ari mu mavuta anezerewe, ari mu mwuka wera anezerewe. Mana zamura umukozi wawe, zamura muvunyi, zamura uyu mukozi, zamura uyu mucuruzi, muzamura muri ministeri, muzamura mu ahantu hose. Urumva ara umutima urabunezerewe, ufunguke anezerewe. Umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo. Rero umukozi w'Imana niwo kubahwa, nawe kubaha umushumba. Urankeneye nanjye ndagukeneye. Umushumba akeneye intama, n'intama zikeneye umushumba. Abantu bose barakeneranye kandi byose bigakorwa mu mucyo guca bugufi. Nicyo kintu cya mbere. Ibiganiro byanjye na Claude ntabwo bijya birangira, mpora mbabwira yuko aho dusubikiye ejo dusubukure aho ngaho. Tuba tuzi aho twacumbikishije. Batangiye nta mavuta umbwira ngo nta mavuta yaje. Ubu nacometse. Amavuta yaje nabona ahubwo yaje kurenga amavuta no byamaje kuba n'ibindi byose. Ubu rero turamutse dukomeje gutya, abantu bazagera aho bakakirambirwa ibyo utabakambwira bati turashaka bitana icyarimwe. Oya, nzajya mba agace batume muryoherwa n'umwongeye munakumbure Claude ngo twari tumaze iminsi tumukumbuye. Ariko noneho amavuta ariho naje gusanga burya uko byagenda kose iyo umuntu afite umusunika cyangwa se ufite umusegura avuna ijosi. Avuna ijosi. Uri umuntu mukuru cyane gushaka gusobanura cyumva. Mu minsi yatambutse igihe twari turimo twivugira bya bintu byasumba, wanga twari turimo tubivuga tuvuga ibibazo byari bihari n'ibiki byose, ariko uyu munsi twawe turimo kuvugira umunezero. Tunezerewe gusa. Sibi gusa. Hari ibindi bahishiwe inyuma. Ni ryari? Twiteguye uyu mwaka. Imana yatanze PS mw'abantu. Nanze kubivuga cyane ariko twiteguye uyu mwaka n'umwaka wo gusubizwa n'Uwiteka, n'umwaka wo kugarurirwa ibyo twanyazwe, n'umwaka ibyo shitani yamize bunguri Imana igiye kubimurutsa muri uyu mwaka. Ibyacu bizima shitani yatwaye akadusigira ibipfu, uyu ni umwaka wo kwakira ibizima byacu, shitani agasubirana ibyo bipfuye. Wowe unyitegeza aho uri hose ku isi yose, ndakubwira ngo Imana igiye kugusubiza ibyawe byanyazwe. Claude, ikiganiro cy'ubutaha ndarikiye abantu ko tuzahura turimo tuvuga ku rugendo rwa Claude rwo kubona PS. Abantu bose babyumve ko Claude yabonye PS, mbateye amatsiko, kandi babyumve ko uyu mwaka hari ugomba kurangira hari igikozwe. Ntago ndibuze kuvuga ngo ni wumudiaspora, ntago ndibuze kuza kuvuga ngo ni umunyarwanda ngo mu mahanga, ntago ndibuze ngo ni umunyamahanga ushaka kuza mu Rwanda. Icyo mbabwiye cyo PS yarabonetse. Inzira yarabonetse ni Yesu mwana w'Imana, nta yindi nzira twabona igera mu ijuru. Nzanyurwa n'ingerayo, nzabansiza imiruho, nzareba Imana yanjye, nzayireba ibiganza. So reka babwire ngo PS irahari, inzira yarabonetse ni Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana. Igisigaye mwebwe mutegura amasuti, bikenyero, ibintu byose, hanyuma na sadaka, amayero, amapaunde, amadolari manyarwanda. Okay. Claude, tugane ku musozo. Reka tugane ku musozo. Mbere yo gana ku musozo, ijambo rimwe ku bantu bakurikiye mu TV show, ubundi basengera se tujyanye maduke twisoreza. Umusozo wanjye nabwira abantu ngo ijambo rya nyuma natanga, ijambo navuga, Uwiteka ari mu ruhande rwawe wa munyamaboko we. Nakubwira ngo abantu bakuzi udashoboye ariko bazakubona ushoboye, abantu bakuzi wambaye ubusa bazakubona wambaye, abantu bakuzi utagira akazi bazakubona ufite akazi, abantu bakuzi bazi yuko ntaho uzigeza
bavuga bati uriya nta kigenda, abakwitaga nta kigenda nibo bagiye kuzakwikubita imbere. Rero komera ushikame, bazongera bakubone aho bari bakuzi sibo bazagusanga, bazongera bakubone. Lazaro barongeye baramubona, yari yarapfuye amaze kuzuka, barongera baramubona. Mariya na Marita bashiki baravuga bati yo twari tuzi yuko utazazuka none urazutse, barongera baramubona. Reka nkubwire ngo nawe bazongera bakubone aho bari bakuzi warapfuye bakugiye kubona wazutse. Abari bakuzi ko bagutaye munsi y'umuhanda, muzahura supermarket, muzahura ku kibuga cy'indege, muzahura mu ndege, ahariho hose bazongera bakubone. Mwene data mushiki wanjye rero komera ushikame, wowe uri mu bitaro akira gukira, wowe uri mu muhanda akira transport. Imana buri kimwe cyose cyo wifuza Imana ikiguhe, wabuze urubyaro akira kubyara, urarwaje akira gukira mu izina rya Yesu. Abahinga muhinge mweza, aborozi mworore neza, Uwiteka abagarutse ubu ni bushyashya. Imana ibambere umugisha. Rero twavuga byinshi bukira bugacya, iby'Imana ntitwavuga ngo tubisoze, ariko icyo nzi neza cyo ni kimwe, bazongera bakubone. Mana ndagushimye mu izina rya Yesu, uwera wa Isiraheli, ganza utegeke, vugana nanjye bundi bushyashya, kora nanjye bundi bushyashya. Umuntu wese witegereza Muvunyi TV show umugire neza, umurinde kandi umukomeze, umurinde ibigusha n'ibisitaza. Icyo nzi neza cyo ni kimwe, nuko Yesu Kristo ubwo uzabugarutse uje gutwara abawe, nishimira kuzajyana n'umukumbi utari muke kuri yicano, ubwo uzaba wakiriye agakiza kawe. Mana ubarinde kandi ubaragire, isi yose, igihugu cy'u Rwanda ugihe umugisha, buri munyarwanda wese wumva ikinyarwanda reka habwe umugisha na mu izina rya Yesu, amen. Pasa Claude niyo nzima. Imana ifite pièce, telefone 0782 51 15 murayisanga kuri ekara aho ngaho. Imana ibaha umugisha, kandi nawe ufite icyo wakora, kora subscribe kuri yicano, ukore like, nawe Imana yaguha umugisha. Niwifurize neza mugenzi wawe, nawe Imana izayikwifuriza, izaguha byinshi mu izina rya Yesu, amen.